reka nkubwize ukuri nigeze gufungura messenger noneho nyifunguje namini nyifunguye bonaho sinzi abanyaziya bagira imico mibi yo kupostinga bambaye ubusa sinzi niko ngiye mbibona yari umusore yanyatse ubufriend ndangije ndaseptinga none washize iminsi yatangira kumaza amakuru ni meza cyacyongereza nyine gikeya bari wo mu gihugu sinibuka neza my god yarambwiye ngo mwoherereze ngo ifoto nyine witabumva ko ari ifoto isanzwe ndayimwoherereza nongeye kuyimwohereza arangije ngo yanga atari ngiyi ngo nude pictures ndibaza nude pictures itanumva ndanje nude ndakurura cyane sangane za foto nyine ziri z'ubwambure z'ubwambure message nera umujinya nahise nanamublock wapi niyo message numva iteye isoni nakiriye. reka tubifurize ikaze abakurikira gahunda zacu umunsi ku wundi ndakwakiriye. Murakoze cyane. Babita bande? Amazina yanjye nitwa Umutoni wa Nadia cyangwa se kanyita Nani. Kubera iki witwa Nani? Nani ni izina nyine nkunda ndarikunda cyane nakabyiniriro. Igisobanuro cyaryo ni irihe ni ikihe? Ndagunda kubeshya ntaryo nzi. Ni gute wasobanura Nani? Nani ni muntu ki? Nani and umukobwa brown inzobe pana kagasimba nyine w'inzobe tari muremure cyane tari mugufi ringaniye nyine nawe urabibona. Ikindi kaba umukobwa nuye Kacyiru ikindi nta kindi kirenze. Nize principe ugenderaho mu buzima bwa buri munsi? Principe mu buzima bwanjye bwa buri munsi njyewe ndi umukobwa ukunda gukora, umukobwa nanga ubunebwe nanga umunebwe n'ikintu gisa nkacyo banumva naba nyine hard worker akazi kose nkora nkagakora ngakunze nta bintu byo kujenjeka tu. Ibyo ngibyo bikomora kuri inde? Bikomora kuri papa wanjye nawe akabikomora kuri papa we twakuze badutoza umurimo gukora ni ibintu byacu nta bintu by'ubunebwe rero twese mu rugo niko tumeze no kuvuga ngo ikintu bita umurimo ni ikintu badutoza kabisa ikintu mbashimira cyane. Mu buzima bwa buri munsi ninde ufatiraho nk'icyitegererezo yaba mu muryango wawe cyangwa se ubuhanzi mu muryango wawe? Mu buzima bwanjye mfatira nk'icyitegererezo ubundi first of all nkunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga cyane. Umuntu wese mbonye ntago navuga ngo ni buri umwe wese ariko hari ubwo mbona umuntu nkabona ibyo akora n'ibyo arimo bikanyinspira ntago navuga ngo uyu nguyu ni kanaka ariko iyo mbonye umuntu cyane cyane umudamu ukora cyane wita ku bintu bye numva mbikunze cyane nyine nkavuga ati nanjye nkore cyane ku buryo numva nyine ngeze ku rwego nifuza kugeraho kandi rufite akamaro yaba njyewe cyangwa igihugu cyanjye n'umuryango wanjye muri rusange numva nyine ni ibintu bindimo nkabona ko uwo muntu anyinspire ako cyane cyane mu gukora nicyo kintu kiri imbere cyane. Ati ukunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga biranumvikana unazikoresha cyane ndagira ngo umpe ishusho noneho yikiza cy'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda ndetse n'ikibi cy'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda ku bigitsina gore. Ikiza cy'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda cyatumye hari abantu navuga bisobanukirwa ariko nyine ubona ko ari n'abakabya ko nyine biterwa n'uko umuntu yiyumva. Njye ku giti cyanjye numva nta kibazo kuba nyine wajya kuri social media ukayikoresha uko ushaka ariko nyine ugasiba kurengera birangiye ndi umukobwa nyine nkunda umuco nyarwanda ariko ari ibintu mba numva ari ibyo mba mbona ku mbuga nkoranyambaga nkavuga ati njye ntago nabikora ngo mbirigane ibiki
sinzi mba numva niyo nabikora ariko hakazamo ikintu cy'umuco nkibuka ko ndi umunyarwandakazi nkagendera ku muco nyarwanda sinkabye ngo nigane iby'ahandi pe ni byiza bibona ko ari ibintu bigaragara neza ikindi mbona kuri social media ubona ko ari ibintu byiza yazanye urebye nk'abantu nk'ifite igikorwa cyawe runaka ugishyiraho cyane cyane kuri Instagram cyangwa ugakreatinga YouTube channel ukaba washyiraho igikorwa cyawe ni byinshi byiza ni byinshi ariko hari n'ibindi bibi social media ni cya kintu nyine ni hantu umuntu ashobora kujyaho akaba yagusebya utabona aho umufatira ni ikintu kibi abantu benshi iyo bashaka kukwangiriza ubuzima banyura kuri social media bakagusebya hari ibihugu njya mbona hanze cyane cyane nko muri Korea ngo urubyiruko rwawo niko nigeze kubyumva amakuru urubyiruko rwawo rugira ingeso yo kunyuzurana niko nabyita runyuze he kuri social media ubwo ibyo nibyo hanze ariko nabonye hano mu Rwanda ho hari n'abagira ingeso yo kuba basebanya banyuze kuri social media urumva ko icyo ni ikibi cya social media bagasebanya bagasebya bagenzi babo kumva ko ni ikintu kitari cyiza ni ukuvuga ngo social media ifite ikintu cyiza ikaba ifite n'ikintu kibi umaze igihe kingana gute kuri social media ndavuga Facebook ndetse na Instagram nagiye kinini mazeho ntabwo nakunze kubyitaho cyane bitewe ko nyine n'ishuri urabyumva umuntu nize muri interna cyane nize muri interna niyo mpamvu Facebook ndumva narayifungura bwa mbere nayifunguriwe n'umukobwa w'inshuti yanjye twiganaga ni nawe wanyise Nani nyine naramubwiye twari tugiye gutaha ndabyibuka and then narambwira ati so we nta Facebook ufite ndambwira ati oya ntayo mfite nta kibazo ndayigufunguriza nitugera mu rugo abimbwira gutyo arayimfunguriza aramamagara anyuriza n'amazina n'iki ntabwo nari mfite smartphone ndabyibuka nakoresheje telefone ya mama niho nabibonye noneho arangije arambaza ngo nshiraho ayahe mazina urabizi nyine yari igihe kera tukiri batoya nyine navuga ubu ufite umuhanzi wiyumvamo n'ubu ngubu wasanga umufite ntamenya niko nawe ndamufite kuko twakundaga umuhanzi Bruno Mars ngenda cyane amukunda cyane ndamukunda noneho dushaka amazina ashyiraho rangije ndavuga se shyira amazina yanjye wapi ntabwo bigezweho rangije arambwira ati reka ashyireho Nadia Nani Maris arikumva ako nyine sinamubaza nicyo bisobanura noneho ubwo ngubwo nyine ababishyizeho gutyo ashyiraho Nadia Nani ashyiraho Nadia Nani Maris gutyo nubwo nkaba nari mfite undi muhanzi bita Taylor Swift nkunda naryo aryongera ibi bizina birebire nyine gutyo bihera uko nguko Facebook ndayikoresha ariko sinyigewe cyane kuko na phone nabaga mfite ahanini ubwo ngubwo nzakongera kuvuga ngeze mu wa kane secondaire nibwo nagiye kuri Instagram ariko nayo sinabyinjiramo hari nko mu gihembwe cya gatatu kirangira nibwo nayifunguje Instagram account ariko ntabwo nakunze kubyitaho cyane ariko ngeze mu wa gatanu nibwo nabyitayeho kuko bitewe nuko nibyo nigaga muri software development numva ko hazamo n'ibintu bya social media n'ibyo wakubaka web n'ibiki mpita numva nyine nkunze social media numva nabyinjiraho mba ko ntabwo ari igihe kinini mazeho si kinini gusa sina gitoya ndagira ngo ni nk'umubare w'abagabo bangahe bakwatatse cyangwa guteresa baciye kuri izo mbuga nkoranyambaga byibura basha kwibuga hafi agasani yo uzi wenda hari abantu ntabwo byabura harabureba ubundi ukabihorera amasini menshi umuntu yagiye ayabarya ariko ukabona harabubona reka nta kigenda ukumva ntabwo uri interested nabyo kumva nyine ni ibintu bidashinga ntabwo navuga ngo ni bangahe harabagiye banyuraho hari n'abo twamenyaniye kuri social media
hari n'inshuti mfite twagiye duhuriraho tukaza no guhura nyuma ya akapaninga ibyo by'abagabo ntago nabyitayeho cyane. ni iyihe message wakiriye kuri Facebook iteye isoni ku buryo yarebye iti Yesu we? Reka nkubwize ukuri, nigeze gufungura messenger noneho nyifunguje namini nyifunguye bonaho sinzi abanyaziya bagira imico mibi yo kupostinga bambaye ubusa, sinzi niko ngiye mbibona. Yari umusore yanyatse ubufriend ndangije ndaseptinga, noneho hashize iminsi yatangira kumaza amakuru ni meza cyacyongereza nyine gikeya bari wo mu kihe gihugu sinibuka neza. My god, yarambwiye ngo mwoherereze ngo ifoto nyine uhita wumva ko ari ifoto isanzwe, ndayimwoherereza. Nongeye kuyimwohereza arangije ngo yanga atari ngiyi ngo nude pictures ndibaza nude pictures itanuha ndanje nude ndakurura cyane sangane za foto nyine ziri z'ubwambure. Yes, z'ubwambure. Message nera umujinya nahise nanamubloka. Wapi niyo message numva iteye isoni nakiriye badayanze pe mpita nanamubloka. Yego, wigeze ukundana n'umusore muhuriye ku mbuga nkoranyambaga? Kundana byanyabyo cyangwa guteretana? Okay, ndumva oya ariko uretse cyangwa mbuga nkoranyambaga ni hehe? Usomye Instagram hano cyangwa se ukanyandikira tugateretana nyine tugakundanira? Ya byarabaye ariko nyine nawe gatereka ibisibi n'ibiki mbivamo online love. Wasanze ya online love? Ni ya online love nyine ubutamenye ibyari byo. Niki wigira kuri mama wawe? Ikintu nigira kuri mama wanjye, brave heart. Mama wanjye ndamukunda cyane. Mama wanjye afite umutima ukomeye, nicyo kintu mwigiraho. Mama wanjye arihangana bihagije, ariko bihagije ni umuntu unyigisha kwihangana. Ajya nabimbwira hari igihe uhura na situation nyine ukabona biragucanze, umubyeyi ukwegera akabwira tugomba kwihangana. Mama afite umutima ukomeye, ajya nabinyereka, nacyo kintu anoza. Ni ibintu mukundira cyane. Ni nake kageso waretse ukagiriweho inama n'umuntu ukuze cyangwa se akagukebuyemo? Akageso navuga kahe umuntu ukuze ndumva ntawe, ariko gusa ari kanumvera ari ikintu ari sinavuga iki, ari ijambo nigeze kubwira umuntu nene by'ibiki sinzi ijambo nyine, navuga ko kutinjirira umuntu cyane, kumwinjirira ntago nabigiraga, ariko ari gihe sinzi ukuntu nari meze ninagiye numvaga umuntu nkumva nyine nimba ndatubaye inshuti nkumva ndashaka kumenya, ariko umuntu mwaza kumbwira ntago ari byiza kumenya umuntu ntago ari mukuru cyane, ariko yarabimbwiye nyine numva ko atari byo. N'ubungubu oya ntago mba mbishaka kumenya umuntu cyane, nyine uko anyeretse niko mufata, nuko nguko nyine. Iminota veni nijya kurangira tubwire hasigaye nk'umwe gutyo uhita nkatinda cyangwa ari kuvuga cyangwa ngiye kuvuga n'iki nyajya mu bikubura kubera ko ushaka kujya gukanda kwa kundi ukabona ijambo ukasekuraje sarimo kwitwara neza cyahene cyangwa kujya kubatwa n'umuntu muziranye bari cyane biraryoha. Uzanye koza ari nikira Bretse Okay. Kamera nago yabikora. Take it for. Okay, twagiye we iyi ngi nitabikora. Ibyo byose suri muto cyane utarajya mu rukundo, nambwe ko yigeze no guteretana aho kuri social media. Ubundi Nadia yizi gute mu rukundo? Yari mu rukundo bameze gute? Byiza bye mu rukundo, ikibike mu rukundo? Ko kwiki mu rukundo
kujya mu rukundo ko niyizi njye ntabwo ndi mutoya ntabwo ndi mukuru cyane ariko imyaka ndimo irabinyemerera ariko ntabwo mbyinjiramo cyane ibintu byo kujya mu rukundo nyine bisaba kuba careful ukitonda ukabanza ukareba umuntu uwo ari we agamije iki ntabwo ari wandi ngo uje ngo aguteshe umutwe ngo cyangwa ngo wagire iki n'iki nta bintu nyine sinzi ni ubushishozi ukareba ibyo ugiyemo nenda kukubaza nti ugendera ku kijya kwemera umuntu ko mukundana yewe ikintu ngenderaho cya mbere kugira ngo nemere ko umusore yaza ngo dukundane umusore ukora ugaragaza nyine ufite ubushake bwo gukora ubona ko atari umunebwe ko nanjye ntabwo ndi umunebwe nta bintu si ukwiyemera cyangwa ngo nishyireho ntabwo ndi umunebwe umuntu ukora sibyo ikindi umusore uzi icyo ashaka nyine apana ibintu byo kujarajara ngo abe nyine sinzi umuntu mwafatanya ubwira ikibazo akacyumva akakuba hafi ikindi utiyemera nyine ngo agaragaze ngo ibiki ngo ibyo atunze ari igihe ashobora kwiyemera akiyemera n'ibyo adafite so nyine navuga ko ndetse ko nyine biba bigoye kumubona nyine unkunda pe kandi icya mbere njye nkunda umuntu nyumva umuntu nyumva kandi mva nta bintu byo guca hirya no hino umubwira ikintu akacyumva yabona atacyumva neza akansobanuza tukumvikana nicyo kintu cya mbere numva nagenderaho ariko ari n'umukozi umuntu ukora cyane hagati y'umusore ufite amafaranga n'urukundo rutari rwinshi ndetse n'umutipe ufite urukundo rwinshi ariko nta mafaranga Nadia shoye ya mbere abihe umusore ufite amafaranga ariko nta rukundo rwinshi wowe rwinshi ariko nta mafaranga aya wowe ufite amafaranga se ni ibiki nyine ndabizi amafaranga arafasha muri byinshi sibyo ariko amafaranga udafite urukundo wabi rwose ntacyo biba bimaze ariko umusore utayafite ushobora kuba utayafite ariko ufite urukundo ariko nabwo ufite passion yo kugira gute yo kuyashaka aho nta kibazo pe aho ntacyo biba bitwaye ufite passion yo gushaka amafaranga ufite n'urukundo ibyo bintu ni byiza kuruta uko waba ufite amafaranga ariko nta rukundo reka gusa byaba bimaze iki Nadia yakundanye n'umusore bagakundana cyane umukunda ndetse n'abagukunda mwatandukana bitewe nuko yakwatse ko muryamana mbere yo kubana ukabyanga ngo iki wakunze umutipe mugakundana akagusaba ko muryamana bwa mbere mutarabana nyine ukabyanga akavuga ati nutabikunda turatandukana ndetse uko nta kintu mariye wamureka akagenda cyangwa wanezeza umukunzi yabazanwe n'iki yabazanye no kuryamana nanjye se cyabazanwe n'urukundo nyine bishobora kubaho ariko aje akavuga ngo ntacyo mariye wagenda n'ubundi ntacyo waba umariye ukagenda nyine bitwaye iki ukagenda n'abandi bakaza nta bintu byo kuryamana ngo ibikeneye ugenda ntacyo bitwaye abatanga avance mu rukundo se avance ngiye mba numva anyway avance ntacyo bitwaye ariko nyine usiba kurengera ese ko nyine atari umuco nyarwanda niko mbyumva ariko usiba kurengera niba ari n'ibihumbi ijana ukama avance yavuye cyangwa yico utanga 10% yawe dusa nk'abagana ku musozo mbere gato ko twinjira mu tuntu n'utundi ni ikihe kintu ubona cyo mu muco nyarwanda cyane cyane kibanda cyane ku bakobwa cyangwa ku b'igitsina gore gisa nk'icyazimiye cyangwa gisa nk'icyacitse wumva kigarutse cyagirira rimwe mu banyarwanda ikintu cy'umuco nyarwanda cyazimiye gisa nk'icyazimiye ku muco nta bintu byinshi nziho ariko nyine navuga nk'ikihe ndumva ntago ndi kugikurura neza nakabazo gato kamatsiko nk'umutipe wo mu besto wawe inshuti nyine isanzwe atari muteretana aramutse ndafite mwe afite no kuza kugusura mu rugo cyangwa yisanzura mu rugo arisanga
uvuga ati ni mu gitondo abyutse reka manza ngiye gukora dushe, ukajya muri dushe, ukava muri dushe ukajya muri rumu ugakuramo eswime, umaze kwihanagurira ukahita ku ruhande urimo kwisiga, ukabona kubisa urugi arinjiye. Ni iki gice cya mbere wapfuka? ibyo birakabije, use yaba yahageze akareka yaba yakabije Nyine bibaye wapfuka mbere. Sinapfuka hera nagasani sha byaba byarangiye. Nyine wabyitwara gute nyine? Nahita niruka ngafata eswime ngapfuka hose tu. Nyine naba nayishyize kuri nahita nyifata niruka ngahita nkapfuka hose. Dusenga bagana ku musozo, Imana nikugirira ubuntu cyangwa se nibigukundira ukaba umubyeyi ukabyara ugatunga ukagira abana byumwe kugira n'umwana w'umukobwa, nicyo uzajya umugisha cyane cyane uyu munsi ku wundi. Maybe kwenda kigishijwe yego kigenye n'ubuzima bwo hanze, maybe wenda ko weho kigishijwe cyangwa se utarigeze ukijwe ukavuga ati nubwo ntagihawe kino ndakigisha umwana wanjye. Nubwo ntagihawe aya wenda ntabwo tubwedeke ibyo mu buryo bubiri nanjye. Maybe warakigishijwe cyangwa se nakigishijwe. Okay, nubwo nagihawe cyangwa se ntagihawe reka ngihe umwana wanjye. Ikintu cya mbere ndamutse ari umwana w'umukobwa, ikintu cya mbere namwigisha ni isuku. Icya kabiri ubuzima bw'imyororokere, nabimwigisha bihagije. Ikindi cya gatatu ni umurimo no kubaha, nyine ibintu by'ingenzi bituma agira indangagaciro z'umukobwa ufite umuco nyarwanda. Ibyo nibyo namwigisha, no kwirinda cyane cyane ibintu by'agakungu, ko nta keza k'urugomo cyangwa agakungu. Ibyo bintu nabimwigisha kuko byamufasha mu buzima bwe. Ijambo gusenda urarizi? Gusenda ndumva ndizi. Abakobwa basendwa niko ubwo nakoresha niyo mvugo, basendwa n'abagabo cyangwa se n'abasore nuko nabasanze bataraciye imyeyo. Icyo kibazo wumva cyajya ku mukobwa cyangwa ku mubyeyi we utaramweretse cyangwa se nkamusore cyangwa se muso amwereka ukuntu iki kintu yari cyiza gikundwa n'abasore cyangwa se n'abagabo kugira ngo najya mu rwe atazasenya bitewe niyo mpamvu inoroshye yari gukorerwa. Numva ikosa ntago ryajya ku mukobwa, ryajya ku mubyeyi we waba utarabimwigishije. Niko numva nge bimeze, ntago ikosa warishyira ku mukobwa. Kuri ubaye uri n'umusore w'umutima nyine nawe wabimufasha ukabimwigisha. Nadirika ngushimire ku kiganiro kinini umpaye. Urakoze cyane nawe kuntumira.